tubaye ikaze abantu badukurikira kuri Spotlight Jam nizere ko mumeze neza cyane. Yeah, welcome kabisa guys. Nkuko mubibona ngubu Evan tafite Nimiriro wamugarira bagita ngo krpo. Ubundi gita kuzumbe kunanira ngo krpo. Gita kwingora mu karu. Atanze. Ubundi ngiye gita funda mufana. Byatanze. Gita ahantu hose ari ntago wabikina kubwira ukimubwira rimwe gusa. Kwipanira muheto se akadudubiza akavuga ati si umujene kabisa undi iriya ni impano bakabana batabizi oya nagari imana niki reka nkubwire niyo muri Rwanda niyo wabyuka ngo ugiye kwicara hasi urire bituma umustar ariko nose Gita nose nose Gita ko niyo bamubazije wenda n'urugero n'umuntu atazi ahita mu story kandi atamuzi wowe ndamutse nkubwiye ngo karangwa wahita uvuga karangwa nawe nzi nyine ariko wahita uvuga uriya mugabo bita karangwa hari ibintu biratandukanye hari mu Rwanda hari kugira ngo uvuge ubugoryi ukundwe ariko iyo uvuze bizima ntabwo bishoboka ariko n'ubundi style nta hantu hose ubu ngubu style ntabwo bishoboka nta nubwo warebwa igezweho no kwigira ikimara uzareba abantu bose ibimara bose bigize ibimara nyine hari n'abantu benshi ariko babivuze ngo umuntu ukivuga ibintu umuntu uvuga ibintu bizima byubaka ntabwo bakimuha platform reka yakasiya sagenda kiruga sinda akubita icupa nanze ubu wakarwana ariko ijambo kubomora bigahita ari ibindi bintu ariko abari neza kubomora ariko yabaye n'indirimbo ubuzumbe bagitafu banzovu uramunguye amafaranga y'icyuzi hari nashonje bigira byose byabaye indirimbo ngo ntabwo nabyemera ejo ngewe noneho iya level ahantu igeze haba match y'Amavubi njye nagiye kubona reka bamwambitse nka Yesu urumva ariko genda muri stade reka ntabwo nabyemera uzi story ejo bundi abantu nyine babonye inzovu yari muri stade Amahoro yagiye kwamamaza nyine abwira abantu bazazikorera match y'Amavubi abantu baravuga ati se koko mana yanjye inzovu ejo bundi noneho atangiye no kubona publicity ariko urebye ku rundi ruhande inzovu inzovu afite hit kabisa afite hit ku buryo yakubwira ati vayo nanjye nzaba mari kandi ntabwo wamuzana ngo 500 ngo reka ubu inzovu ari ku rwego rwo gufata miliyoni inzovu ubundi basigaye yaragafashe we na yaka basigaye babyiringa ko mbana yabaye umustar sigaye itamu utuntu tw'uturinete nanjye nsigaye narabaye umustar sigaye neza ikintu cyabaye aba bantu benshi barimo kutwumva narwo baramenya amazina yacu ngayibaze twavuze twiyongerwa no kwivuga ngiye muri kubona ahangaha wambaye rinete ubundi ntabwo nari nsanzwe nambara ngiye wahita Sky wa mbere ibyo tuzajya tubana mu kiganiro bitari iyo tokana kuri Spotlight Jam tuzo muri rinete zanjye ngayibaze ukuntu batari bakunda ntabwo bari banzi niyo mpamvu baje kubibwira ubwo nyine ikibazo gisigaye ni icyane nawe bimbwira gewe guys ako nako mwamutanze birashoboka ntabwo bibaho ubundi uri umustar mana nyakoje baraje abantu bose barakuzi ko n'ubu ngubu ariko sinajye kuvuga izina ryawe kandi nabanza kwivuga abanza wivuga guys ngiye banyita sincere ngeze tubana mu kiganiro Evan 5 kwa 5 nzabatamo mugeraho munaduhaga ubundi hano tuba dufite ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ariko nimunsi autographe nayo nzaba ubundi nawe uzaba uri gupostinga muri wa bane bagahanihe none uri gupostinga inyuma hari wa munara wa Paris none sibyo wagiye nka ariko nibyo byaratuvuye uvuga ati ibintu twabikoraga kuri Spotlight Jam abantu bataratara muri aho ngaho ntabwo muzi none ubu ngubu ahanihe ubundi ejo bundi arantu nagiye mu karesitora none umujene nje nari ndi ku ruhande ndi kumwumva tu nari niyicariye ndi kwifatira nanjye mu kanwa sigana n'abayita urumva nari niyicariye umujene nanga ati bimezo bita ariko kugira ni umuseriveri ati what can I get you sir nanga ati nzanira ikintu bose nyine ubona bakunda hano umuseriveri nanga ati you need the wifi abantu bose baza n'abantu babicaye hano bose babishakira wifi
ubwo rero reka Yala, wifi yala, nicyo kintu yala. cy'abantu bakunda umujene arumva ahubwo ati urashaka kungabura wifi ahubwo ati nako ni mubwije ukuri cy'abantu ikibazo abantu banga ukuri umujene yamurebye nabi nicyo ubundi hano ducuruza ibiryo ariko abantu benshi yikiza bahita banambwira ngo mbabwire password yawe batarambwira icyo mbazanye ubwo rero nambwira icyo abantu bose bakunda ni wifi ako wifi uzuga abantu bayikundaho aho tuvideo njya kuri TikTok twana trending cyane ahantu ku nzu nyine uragenda ukabona icyapa cyanditse ngo scan urumva wifi wajyanaho phone gutya bagahita bagatwara nawe bora narayibonye umuntu kugura data na ase nimba ko kudashoboye wifi nararyoha aya wifi iraryoha niyo mpamvu ubona no kwibaza abantu benshi bakunda kuvuga ngo amafaranga ngo ntago ngazana ibyishimo ngo amafaranga ngo ntago ibyo bintu bavuga ni ibiki wabona umwana ubabaye afite pizza na internet ya 4G hano ari mu gahunda ufite akanetflix kawe umva ari guciringa aranyuzwa n'amafaranga ngo ntago azana ibyishimo ibyo bintu ni scam umwana uzayagire noneho turebe ko ibyishimo ubu koko umwana uri kurira muri chambrette ibyombo bimuri hano amaguru ari hanze urumva umutwe uri mu nzu aya guys amarira aratandukana bro amarira aratandukana nta naho byahurira rero uwo mwana akarira mama ubundi n'abana babakira ubundi no kurira biratandukana umwana wo mu bakina aramoka aho urangari yarize n'abaturanyi baza ariko umwana aho base yanatinyuka kurira ibeshye ariko umwana wo mu bakire niyo ari kurira muri mu cyumba abantu bamwumva kuko nyine gake nuzi ijwi ntabwo kuvugira hejuru abantu niyo mpamvu ibintu byo kwivugisha ngo amafaranga ngo nagaza karaka byose byabaye umukene niyo mpamvu bivuga hari abandi bari hano bameze neza baryoshye kabisa ubundi abatumva n'ikintu umubabaro n'icyo amafaranga keretse uzi umubabaro umwana w'umukene nako mu bakire kwa kundi n'ubwo basohotse iPhone 17 ubu ngubu we n'umubabaro yagiye kuko yabataranywa ngayibaza ufite ya phone bita itunga igaceze niyo utunze nayo kuyibona warihinze wakoze igikarani none umwana ari gusa ako zigaze zinahenze ngo barazongeje ngira ngo ubundi ngo zaje bari kuri 5 none ubu ngubu ngigeze kuri 40 abantu mufite itunga gaceze ariko ubu mukire nimujya muhurira mu nzira ngewe wundi nitujya duhura nitubwasika mushaka ujye mwiranye ngufotora agafoto kanjye kabisa kuri WhatsApp ngira ati my brother nawe dukoreye nukuri ahandi wari umeze ute sha ntago ari sawa cyane biraho konzi ko buriya ubundi reka mubwire stress zambara umukobwa agira urumva stress ya mbere reka nyikubwire urambwira nawe niba ari kubyumva sibyo stress ya mbere kuba uri single buriya abakobwa bari single bagira agahinda handi umuntu uri single abona abandi bana bipostinge bari kumwe ngo n'ubundi ntabwo bizaramba iyo ni mindset none se ni gute umbwira ko ibintu bitazaramba nimba wowe waramubuze ugiye kuncira urubanza ko ibyanjye bitazaramba ndinda ruguciriye ni urugero nyine guhaye abakobwa oya ngiye kubwira stress z'abakobwa we ubura ntacyo ngo nanjye abahungu ikibazo ubwiza abahungu hakuranyumvira stress ya mbere hari kubura isingo stress ya kabiri rero none isigaye yarateshe abantu nyine ntazi umukobwa udafite nyasha agira agahinda njyewe mubwiza ukuri nta nyasha ijya kwahe kwande udashoboye kwigira Nigeria ngo ukoreshe BBL nimba ariko bayita by'abakobwa wabyita BBL nabyumvishe nyine gutyo nyine umumotari wari untwara yabimbwira ati abakobwa basigaye bajya za Niger kongereshaho ibintu nyine ariko ni urumva iyo ni stress ariko stress ya gatatu rero sinzi n'indi uzanashira
ni stress nyine y'ibintu bigezweho, telefone nziza urumva ni ubushatse gusobanura washatse kubwira ngo nanjye ngo ngurira kw'ibidi yanjye uzabigenza none sibyo reba nk'umukobwa mu bukwe sibyo ari gupanga ubukwe ashobora kubona ubukwe bwa runaka na runaka njyewe sheri njyewe nakoze ubu bukwe cyangwa ngiye kuba muri iyi nzu ndakoze nka bumwe bwa kiramani bwa miliyoni none siko mugira none se reka mubwire nimba wenda twarasevinze amafaranga urumva oya uko byagenda kose amafaranga twarasevinze amafaranga tuvuga ngo nyuma y'ubukwe tuzabaho gutya urashaka ko muri ubukwe bwa miliyoni wenda tuvuge 5 cyane urumva nimurangiza mujye kuba mu nzu ubwo se ubwo nyine ubwo nawe nyine ibyo ntabwo bimureba nashaka ajye kurara inzara imwica ngo yakoze iyo foto nyine hari ikintu bita mindset ibyo bintu rero mwishyize muri kamabwire nishaka muzabireka kuko reka nkubwire sibyo niba nishobora kuba mfite n'amafaranga urumva tukajya mu murenge tukajya mu rugo amafaranga noneho ntayabona twaragwije amafaranga nyine urugo rwarakomye ubukwe tukabukora ariko se ufashe amafaranga yose ushoboye mu bukwe urumva wishyura Melodie amezi 3 arashize mugiye kwishyurana cyane amafaranga cyane nyereka mubwiye ni ikintu kiri fact itanahindurwa nyine ni ibintu mwishyizemo ariko ntabwo wagihindura ngo bishoboke gake muzagenda mubibona kuko ni ibintu nyine abantu bishyiramo kandi bitagakwiye kuba bifite agaciro ubundi si ubukwe ubukwe nukiyereka babandi bagiye kuza hoteli za Kinyinya ntibashwanye babandi bakoze ubukwe ngo bwadanje ngo mu gihugu baratanga none niyo mpamvu rero nshobora ngiye kwibona n'umukobwa urumva mituna umuryango ugakomeye ubukwe ugomba ngo bayanduze igisobanuro cy'ubukwe se bavuga ngo nukubyereka inshuti n'abavandimwe nabahamagara babwira ati nashatse umugore yego inshuti n'abavandimwe bazagenda none iyi generation izageranye none se ubundi urambwira ngo nkuru ubukwe bwa miliyoni zirenga zingahe nta na business izanyungukira narasevinze ndashaka nyine kubaka urugo amafaranga nasevinze yose mutayashyiramo yego tugura inyama muze murye uranyumvira naravuze nabizi kawuga ntibishoboka ngiye umukobwa njye gukundira ariko ushaka kubaho mu buzima buhenze oya ntabwo mbuze buhenze oya hari ibintu bibiri bitandukanye hari ukwiyereka umuryango mugakora ubukwe bunyuze mu mategeko mugaca imbere y'urusengero urumva mukiyereka n'ababyeyi n'abavandimwe n'imiryango akoze ubwo mu murenge muramukozi nabakunda cyane rero iyo mwabuze amafaranga iyo umugabo yabuze amafaranga ngo wambanaga mu rugo ujyana he none sibyo uyabuze ute nizo nshingano zawe so guys tubaye ikaze kuri Spotlight Jam kandi ako kantu kakazogera ngo urumva turi kwishyushya ubundi bwo tuje bundi bushyashya cyane umara ari kubasaga nyinshi saga nyinshi cyane ubundi hano niho ibintu bigiye kujya bibera stories zitandukanye ibintu byose nyine mu nzu byo tugiye kujya tubatamo ibintu byinshi binini mfite n'amabine n'akantu nakuye akantu garakantu kavuye ngo niki ibyo turaza kubigera gusa ikintu urumva gihari hano ku mbuga nkoranyambaga yaba mu buzima busanzwe byose tugiye kujya tubibagezaho rero tugiye ku bintu by'imbuga nkoranyambaga njye nabonye ibintu mbyibaza ejo bundi nigire ku mbuga ndi guscrollinga gake urumva mbonye Kevin Kade yari yakoze nyine ahantu akainterview kuri The Choice bamubaze kuri Wakama babaje kuri Wakama ngo nyine Wakama ngo ntara nyine bakiga ku Nyundo kandi koko bize ku kigo kimwe nyine Wakama yaje asanga Papa Gigi ari hejuru nyine wenda nkuko naba niga mu wa 4 biga mu wa 5 ngo Kevin Kade ngo haranga Kevin Kade yari umuntu wa danje niki ngo ariko Kevin Kade we nyine hari utudefo nyine yamuvuzeho
bamubaje ngo kama ibyo bintu urabivuga iki ko yabikubwiye ko kiriya gipeti se ngo murakivuga Okama abarasaza ntibibaho Kevin Kade waje nta na matera nkagucumbikira ku ishuri utangiye kuvuga ibyo bintu niki urumva ati wewe ntago mutinya waransuzuguje inyite gipeti ndo umugabo wubatse ariko nibyo urumva tiro dahiringi muri kare igiti cyawe ninde uhara muri barabiri ngereka mubwiza ukuri Papa Gigi ahora imbere Papa Gigi Kevin Kade ahora imbere ariko sha wajya utinya abantu bagufi ntako abantu bagufi ngo bugira amahane abantu bagufi ni babaya byata kurya wajya muri ligue abantu so ko Kevin Kade aresha muse yajya kuyamukubita mukoheza ko yajya bisaba kureba hasi n'icyo ariko Kevin uriya ko kamanu kujya kubita hasi ariko karimo ukamarimo mahani ni umusore nyine umusore ariko ngiye ku giti cyazi no gusheka ibamba kubyina byo no arabizi byarabishoboye byatara ariko nyine urumva ngiye mfite amatsiko kuko njye nabonye Irani isaga iri seri ariko nanone uko banyuzamo bakavuga ko Kevin Okameje undi yari afite igitaramo umva yari afite igitaramo muri Kigali University cyo kwizihiza imyaka 5 amaze mu muziki nubwo abantu ngo bamwe no kumurika album akayipi kiyo yise Nyamabara ako na Nyamabara Okama nubwo afite umwana ngo Nyamabara njya myumva ngo nubwo ari mugufi ngo ntabwo ziba ziri seriye nuko nyine kugira ngo badaconfusinga abantu babinyuzamo ko Kevin Kade nabonye ariko cyamamaza ariko nyine hari aha harimo akantu kuko uburyo Okama bivuga Papa Gigi ashobora kuba yaravuze yanamukwamye kugira ngo hatazamo beef nyinshi siko nta bintu banakicana tujya ko mu Rwanda ibyo bintu bidakunda no kuba mu Rwanda si beef nyabirangira muri rimbo niko bimeze mu Rwanda ibintu byaroroshye reba nk'aba baniga ngo ngaba Brad n'abakripe bafite baricana ariko umu Brad adashobora kugushaka wenda umukobwa w'umukripe kandi biriya ni ibintu abantu bagiye bishyira bidafite ariko ni mindset ariko biraba ijana ku ijana hano rero ngo haba n'ababeni n'abamelodi buranga umuntu wa beni ntashobora ngahure n'umuntu wa melodi kandi nabo bagiranye saga we ejo bundi the ben yagize gutya akora ikiganiro akoze ikiganiro noneho nyine baravuze kuri Coach Gaël nyine bamweretse ifoto ya Coach Gaël mvuga ni umuntu wa danger n'iki ariko ngiye ataza ngo hari abantu bagakwiye kuba barazimye rero ikivuga 155 am umuhanzi w'ikigemo n'umwe wenyine ni Melodie ariko nibyo bakaba bati yarazimye ngo bagakwiye kuba barazimye Melodie urwego yari ariho uburyo iyi Kigali yari yayifashe umuntu wakazimye na papa cyangwa twazimye ariko ibintu biratandukanye bro ngenda byemera ku giti cyane reka mubwire Coach Gaël level yasanze Bruce Melodie ariko yaraflighting wa mungani urumva ariko ari kuri level yindi ariko n'ubundi yari kuba ari mu bahanzi ba mbere mu Rwanda nguko ubu ngubu ameze urumva ariko ntabwo nyine ngenda byumva yamukoreye amakuru abarenze ba Shaggy yamuhuza na ba Harmonize ubu bagiye gusohoka ikigoma kiwe na Diamond urumva kimaze imyaka ingahe reka mubwire yego uramuniga Bruce Melodie nimukabona collab zirenze ariko se Niriya collab yagiranye na Ndera na Joe Boys kandi birakora boko mutayivugaho rumwe mwana ndakora bari irarenze ariko se n'iki kizima batwereka ahubwo uzi ikibazo cy'umuziki wo mu Rwanda se
iyi ndirimbo isohotse nyine birangiye cyane kandi hanze bakora ikintu bita promotion umuhanzi akajya uwo bakoranye indirimbo imara imyaka 8 ariko ikiri kuri top njye sura bansohoye indirimbo nyine ndi umuhanzi ngenda mute ndi umuhanzi no guta ngenda nkirebera umuntu bita tenge uramuzi ko TikTok tugakora na challenge iyo ndirimbo idakunzwe do aho kugira usige na tenge mujyane kwa Jitabu cyangwa ikorana hose ngo urasohora indirimbo urumva bite birangirira aho ngaho cyane ariko umuziki nyarwanda ntago rero ariko nkuko bigomba kujya bigenda nkuko hanze bakora promotion ukabona yazengurutse ku TV bizagorana kugira ariko bizagorana pe ukoranye indirimbo n'umuhanzi umustar afite izina rikomeye ariko musohoye video icyo ukoze umuhaye collaboration umuntu wa mbere nikundira ni Evante Bebe kitwa Taiga kagaro karategeka oya bebe ako ngera kontora kwita gakobwa ariko man nigga the Ben yagakwiye kuba ari umuhanzi wa mbere hano mu Rwanda nubwo ni babiri ntiturahitamo wa mbere ariko the Ben okay ubu tugiye guhitamo njye nawe duhitamo wowe ufana nde okay tugiye guhitamo hari the Ben hari Bruce Melodie wowe ukunda nde nkunda nde reka nkubwize ukuri the Ben boy the Ben ukundira iki the Ben nta kintu nawe n'iki se natamukundira tujye hanze y'umuziki tujye mu muziki niki kintu ukundira Mara muniga ni Tiger kuri rwa rwego ahandi man njyewe urambambuza n'amagambo burambivugamo the Ben man uramuniga ararenze n'uburyo akoramo indirimbo kubarenze nta reka nkubwire nyine afite imana yayifite ariko uzarebe Bruce Melodie arihiga pe Bruce Melodie arihiga reka nkubwize ukuri njyewe ndi kuri Melodie kugira ngo mbanze nanamuvuga impamvu mugera gutya nakareka match respect agenda ngiye kugukubita ingero urumva eshatu kriteriya z'umuhanzi agomba kuba yujuje kandi usanga izo Bruce Melodie zifite Bruce Melodie urumva man Bruce Melodie afite ijwi ryiza kurusha the Ben Bruce Melodie afite ijwi ryiza reka mubwize ukuri sibyo bajya guperforminga live Bruce Melodie reka ntabwo bibaho Bruce Melodie yamurusha ikindi ntabwo bibaho ikindi Bruce Melodie yakoranye n'abastari benshi batandukanye urumva Bruce Melodie album yiwe niwe yarebwe cyane kurusha ya The Ben kandi zose zasohokeye urumva Bruce Melodie album ya Bruce Melodie man ugiye no kureba kuri za Spotify kuri Audiomack arusha The Ben ariko reka nkubwize ukuri dore The Ben ntabwo Bruce Melodie arusha The Ben kimwica The Ben ntago umuziki nyine kuba umuhanzi asigaye yifata nka 50% n'ibindi akajya mu gihe Melodie umuziki nicyo kintu ariko urumva reka nkubwire ahubwo The Ben azifotozanya ifoto na Pamela ihita iba hiti usanga indirimbo itari hiti ariko Melodie aragukubita ikintu nyuma y'amezi 3 agukubita ikindi kigoma mahame y'umugabo nibyo numva umugabo agomba kuba byibuze afite nk'ibintu 5 akorera icyarimwe akose niba Bruce Melodie itenga y'umuziki gusa ariko sere The Ben hose ajyayo The Ben niba umuziki 50 n'ibindi 50 byose ariko Bruce Melodie ubwo se nindusha ari Bruce Melodie na The Ben ninde ufite fame muri uru Rwanda reka tuve no hanze niba tugiye hanze ntabwo Bruce Melodie yajyayo bose barayifite kuko Melodie hanze naho basigaye bamuzima hanze bamuzi ahubwo The Ben reka nkubwire impamvu hanze ahaza reka nkubwire ubundi umuntu wakunzwe n'abakobwa ujya umenya ko byarangiye ahubwo mwebwe mwikundira uburanga ntabwo mukunda imiziki mukunda uburanga ntabwo twe twavuze uburanga twe twavuze umuziki ndi kuguha fact uburanga nabwene arabufite yego kuba byonyine afite umufana wa mbere akaba ari umukobwa byaba byarangiye none se Bruce Melodie nta mufana w'umukobwa
ubwo ngabo ni babandi Melodie urumva muri covid nta nari n'indirimbo urapengaga Melodie saa moya katapira kubita gutya nyine Melodie uzi ko ujya gukora playlist y'indirimbo wumva za The Ben uziko Melodie yagiye gusora nyine indirimbo ziba ziri trend muri uwo mwaka mu indirimbo ya Melodie ariko kakanya mbwira indirimbo ya The Ben ngaye bazenga ngo uriya barabaniga bakoranye nka collab The Ben ngo keretse Imana nibishaka niko yivugiye aragati Imana nibishaka gutegera ntabwo yabishatse Imana yabishatse ariko urumva bo ntabyo bashaka ariko biragoye Umufana wawe collab ya Davido na Wizkid ntabwo izaba bira n'abantu babiri bahanganye ariko ntabwo Wizkid yazamo Wizkid oya nyine Wizkid na Davido barahanganye Melodie na Bruce Melodie barahanganye Diamond na Alikiba barahanganye nyine usanga abantu ba Alikiba muri Tanzania ariko ni umwami Alikiba muri Tanzania ni umwami nyine Diamond ni we gukora ibintu birenze ubu ariko nabo barabahanganye tuvuga fact y'ibintu bigaragara none The Ben akora iki bigaragara ni iki saho gatera Melodie ni munyakazi aragukubita album ahereza abana korabo nyine ahantu hose usanga urumva arayifatira umupeti nka Melodie amukubite korabo Element wamumenye kubera nde Bruce Melodie Juno wamumenye nde kubera Bruce Melodie Kenisa wamumenye kubera nde kubera Bruce Melodie ni king mwana biri seri mwamwe no gutanga korabo ariko kumwa no se gutanga korabo atuma abantu bamenyekana urugero Element agikora indirimbo ya Bruce Melodie yamwe Prince Kiza agikora indirimbo ya Bruce Melodie yamwe nasuko aho uvuga ko Bruce Melodie atari king ni oya kivuga ngo The Ben akuzwe n'abakobwa nahise mbyumva twikomereze ibyo ngibyo fact izo kuba uburanga bufite byo nabyemeye twikomereze umuhungu bamwita ubundi cyogesho ubundi cyogesho ni cyane uwo papa cyangwa bamwita cyogesho ni papa cyangwa urumva no papa cyangwa arashize imyaka igera papa cyangwa arashize imyaka igera kuri 5 nyine we yibera mu muziki abantu benshi batazi wagwane se papa atazi muzima abantu bavuga ngo ataha kwa nyina n'iki bacyangwa uje yabishyizeho umucyo kubisa album ye hanze ahita nakubita album noneho yanasohoye inanarinzwe n'izindi zose umugore we n'umwana ariko mange ka papa nako nagara papa cyangwe ariko nakara kabakanizo papa cyangwe njyewe nubwo yatandukanye na Rocky agatandukanye na genge ba Kadafi bande njyewe uriya nakunze nyine ntago yazimiye nubwo yagiye akaburaho kuntu ariko ntago yagiye akazimira yirwanyeho nk'umuntu w'umugabo ariko iriya bayita hard work urebye nko kuri album iyo album yasohoye yise Live and Die ya mbere hariho Okama hariho Kevin Kade Sano Bulldog Bushari bazo hanze bose ukabafata bahurizamo noneho album y'ejo bundi nayo yasohoye urumva yise Now or Never kera tukiga muri hari umwarimu wazaga kutwigisha akabanza akandikaho ngo Now or Never niba udafashe imibare nona ntabwo uzigera uyifata urumva noneho nyine ako kari akantu kasi yagenderaga n'abo twabajije se icyo muri ibyo bintu uko byandika hejuru bimaze uko ni akantu kugira ngo mubanze mubyibuke nyine mubishyire mu mutwe ko ari nawe uruneva nutayiga n'ubundi nta kintu yamfashije usibye ko ntigeze nanayimenya icyo nshima imibare irarushya mu imibare ni stress urumva bose abanyarwanda oya ni nyine imibare mwana imibare ni ibindi bintu buri umuntu wiga imibare sha ubundi uwo nguwo urebye yanagutombokana mu nyuguti ukabona aratombotse urumva iyo nawe neva naho hariho abasitari mani baje hariho Ariel Wiz urumva hariho Diezbo hakabaho n'ubundi Bulldog hakabaho Bruce the Fast hakabaho Yampano hakabaho na Melodie abo bantu bose nyine ikintu kigaragaza ko umuntu afite akanihirira ni uguhuza abo bantu bose akabaho ariko ko nuko nacyangwe nawe nubwo Umufana hari ahantu yinjira ukumva kandi ya ndirimbo yakoranye na Yampano noza se ngo gatandukanye n'abamarikeri ariko
yarabisobanuye man yarabisobanuye uzi ko papa cyangwa yavuze ngo nawe irandirimba agiye kwirikodera ngo kari akantu gatandukanye n'abanyamarikeri n'abavuye buruseli urumva ngo aba ifite utumariyeri biriya biboro ngo nawe yumvaga bitagwamo ariko nibyo nyiri indirimbo y'amano yashakaga yarabisobanuye muri interiviyu ubwo rero y'amano ariko nanjye rwose sokoresha numvaga nyine cyane kandi yamubishijemo nabi bro yamubishijemo nabi y'amano wabona waramuhemukiye ubwo urumva rero abo basitari bose papa cyangwa yabahurije muri album kandi umuntu ntago wafata muzi ari nesano nako ari Airways recording nta kintu ntago wagira Desdora noneho wowe urabizi muri iki gihe ari hoti byatari n'umuhanzi urenze nawe ngo uze umubwire ngo bro waretse tugashutinga reka ba Bulldog na ba Bufast n'uduceri ba y'amano baragaruka mu n'uduceri nyine man uramutipe arakora cyane kandi akunda umuziki kandi umuziki aranawitangira njyewe urakora cyane shamufata nk'impirimbanyi y'umuziki arihirinze bro arihiringa kandi n'abakora n'ibintu nuko nawe agira akadepo wo kujya ku interview yarabugabanya gute yaratugabanyije uziko nyine uko biri cyazi uziko ngo yarasuzumye yasohoraga indirimbo urumva none agakora n'ikiganiro ugasanga ikiganiro cyarebwe cyane kurusha indirimbo akavuga ati si ibi bintu ni ibiki ahita noneho ibintu by'iki ahita noneho atanga ibintu by'imiziki ariko n'ubundi ikintu cyabyangijeho akimara gutandukana na Rocky yakoze ubw'interview bwinshi avuga kandi ikintu atazi none papa Rocky bamubaza ko ati sinshaka kuvuga kuri uwo muntu mumureke Rocky afite fame uko byagenda afite mind urumva nyine umuntu udashaka gusiga abantu kandi abizi umwangisha pe kuko Rocky afite influence ya danje urajya ku gasobanuro ujye kuri YouTube ujye ku mbuga ariko turatumva cyangwa turetse yaba ari sawa yarabigabanyije njye kubona ejo bundi mu kiganiro cya The Choice Live urumva bari batumiye Kadafi noneho cyangwa baraje ubwo baganira n'iki abaratangiye ngo bro njye guperforminga muri Universe Kigali Universe noneho ngo Rocky ntagihengiye ngo noneho ngo bahita bavuga ngo ntabwo twareba iyi mbeba nubwo bagira kivuga ngo ngo twiviremo ngo bavamo noneho ngo muri stage ngo genge ya Rocky ngo baragarutse ntabwo bibaho izi kintu cyatumye nabyemera ntabwo bishoboka abanyarwanda turabazi byonyine akantu kose gasigaye kabafuni imeze cyane ntabwo Rocky yari guhaguruka arapfa cyangwa agiye kuri stage cyane wari kuburi kuyibona ntabwo bibaho ntabwo bibaho kuko man uzarebe man ibintu nyine Rocky papa cyane ahantu abo bantu baba kamera ziba zibariho ziba zibariho gutya ku buryo akantu nanjye ubwanjye nshobora kubona nawe umunyamakuru nari iki nkavuga Rocky ndamufana kafata ka video niwigeze kubona video ahantu sinzi umuntu wari guperforminga ni muri expo noneho Rocky yiciyeho gutya abantu bose Rocky kandi uwo muhanzi ngo ibintu amakuru avugwa ngo ni mugufi kandi abahanzi bagufura bazi hano mu Rwanda ntabwo barenze 3 ngo rero ngo umuhanzi ngo yararirimbye araririmba abafana bose bibere kwa Rocky noneho ukuntu nawe yahise abyica byose ari kugenda bakubita akantu k'autographe basinira abandi bakubita pizza akagena na autographe ntabwo kubera iki yego nubwo ndi icyamamare ndabizi ntabwo twabiteza ariko ibintu by'umwiryo bigaba ari umwibyo bro niyo sajya usinyira abandi ba ko nabo barashaka kumera nkawe barashaka kuba nkawe nawe bibera abasitari none se reka mubwire numva biriya bintu usibye ko njyewe numva muri soko hafi ya marembo njyewe icyo nshaka ntabwo nshaka abafana nshaka abakunzi ubundi kuko rero bitandukanye tugarutse kuri yasaga wavugaga The Ben ntabwo afite abafana afite abakunzi ariko adafite abafana ariko ibyo bintu bitandukanye cyane ariko kubera ko hari umuntu ushobora kumara imyaka n'imyaka adakora yahamagara ba bantu bakaza cyane nk'ubu ngubu ni urugero
The Ben yakoze cya gitaramo nta bintu bya danje kimwe yakoze ku itariki ya mbere y'ukwa mbere nyine tutangira uyu mwaka nta bikorwa bya danje afite nta n'indirimbo nyinshi yari afite ku mihanda zo gukora urumva ariko yujuje abintu ngayibaza urumva kuvuga ngo Melodie adakomeje gusohora imiziki cyane ntabwo byakundana kuko Melodie bafite abafana urumva ariko umuntu ugiye abafana ni nyine ni ikigaragaza ko yakoze ariko nyine eko bakaba kunzi biragoye uziko abakunzi bisaba no kubahereza utuntu none muri iyi serega nta kintu wakora udashoboye ngo ubundi ngo nimba ntacyo ngukuraho abantu bose nyine ariko ni gute nshobora gufata umwanya wanjye ngo ngenje kuza gukorera ikintu cyangwa se nje kugufana reka tuve gufana ntindangiza ngo nahiraho nabikora rimwe se nabikora kabiri rwose ibyishimo rega birahenda nose reka nkubwire uziko umuntu afata indege akava muri Afurika akajya kureba match ya Arsenal cyaze football yongera sinzi byiza ahubwo mbona muzagera muratoragwa n'amashari oya ni umupira uraryoha ugatega indege ugiye kureba football ubwo rero urumva ni ibintu nyine biri ku mbuga noneho tukiri kuri Melodie noneho ubyumva ute urumva kuba nyine The Ben yaravuze ati yahatabaho Coach Gael Melodie yagakwiye kuba yarazimye kuko ntabwo yamumentioninze ariko yaravuze ngo hari abantu bagakwiye kuba barazimye ariko nawe nk'umuntu mukuru urarekonesa kumva ko oya man Bruce Melodie buriya nubwo namufana cyane buriya muniga ni munyakazi abyemera ko ari king oya icyo sinyibuze ariko ni munyakazi bro buriya muniga yarihirinze ariko nubwo yihirinze level Coach Gael yamusanzeho ariko yarageze kure ariko nyine harimo akantu k'akanone n'iki ariko team Melodie ni king abangabo ba The Ben n'ibiki ubwo nyine ibyo birabareba oya ariko nibyo twigire mu bindi ndabizi ibyo twabivugaho kuko Melodie ararenze mwana ibyo byenda urumva twigire rero mu bindi biri kuvuga buriya rero ukunda gusoma ibitabo akambabare rero ngo umuzungu urumva ngo ubwenge yawishe mu bitabo ngo kandi abirabura nk'aba ngo niho buriya ngo uziko niyo usanga umuntu niko bivuga ariko ntabwo ariko biri niko biri none se ntabwo ugira filime z'abantu bari gusoma nyine bari gusoma bagenda bakurikirana ubutunzi ibitabo akazana ibintu agasoma akajya ukabona aguye ku mazahabu buriya ngo ubwenge bw'abirabura bishe mu bitabo kandi ujya usoma rero ngo hari story ngewe nabonye story irasekeje ariko nanone iteye amatsiko none ugatangira no kuyibazaho ngo buriya wari uzi ko urumva mu bihugu byo hambere cyangwa se mu myaka yo hambere urumva kera cyane kabisa buriya kera nta kintu kitajyaga mu rubanza n'itungo ryakoraga ikosa bakarijyana kurihana mu rukiko abavoka n'umucamanza akicara nimba wenda tuvuge inka urumva yakandagiye urumva umurima cyangwa mu murima iyo nkita ijya mu rukiko hanyuma se iyo nka bayifungiraga muri gereza barayibagaga bakayirya nta kuyibaga ntabwo byari kuko nawe iyo wayikubitaga bakujyanaga mu rukiko ukuntu byabaga bimeze nuko urumva inka baragendaga nyine ubwo bumvaga yuko ngo buri kintu cyose gifite imitekerereze gifite nyine ubwenge bwo gutandukanya ikintu n'ikiza urumva nubwo bo kera ngo nyine hari ukuntu bumvaga nyine nimba ikintu icyo ari cyo cyose kuba yagikoze bifite impamvu yagikoze wanka we kubera icyo bakandagiye kubera ibyo nabisobanura ikajyaho ikabiri ikabura icyo ikora abantu nyine nabo nimba ariko sinzi kera nimba bwarumwe ntabwo mbizi ariko na nyine nawe ibyo bintu bakabyiga ni ikintu cyabiteraga nyine urumva tubigarure muri iyi myaka yo hambere nako muri iyi myaka iyi turimo ntabwo byakunda tuvuge nose ubu koko tutabeshye urumva imbwa cyangwa ipusi urumva yamennye igikombe cy'amata cyangwa se ikindi nubwo yego n'inyamaswa zigira common sense ariko ntabwo zagira ubwenge nk'ubw'abantu inyamaswa iramenya ngo uyu ni umwana wanjye nyine niyo mpamvu nyine bo barabibonaga bavuze ko iki kigaburira abana kigira iki cyakora ibi ngibi kijye mu rukiko ahantu tubanza tugikatire nyine naribazaga ibyo bintu nari ndi kubisoma ndibaza ibyo bintu koko byabayeho
ariko kora nyine ngewe nakubwira ubwenge nabasomye nsanga byabaye abandi bana nabasomye ndavuga ati ibi koko byabaye urumva nyine abantu ba kera nyine kubera ko ni none se nka kera nyine mu Rwanda suzi ko se umwami wacu bamuhaye indorerwamo akirebamo nyine agahita agaba ikintu cy'akabagahita hose ndahabaha indorerwamo nyine urumva ko nyine ariko umuragiye kera nyine urumva niba kumwereka ikintu yirebamo akiba yakora ikintu akabona nacyo ikintu kiri mu wango kirahuri ariko ubu ngubu nabwo bigeze nk'ibyo ngibyo bishobora kuba ugasanga bwa nta mazimu ni abadayimoni urumva rero nyine urumva ko kera abantu bagiraga mindset sinzi ukuntu ariko umuzungu nyine umuzungu yahoze ari mubi ntabwo yahoze ari mwiza urumva ariko nubwo yahoze ari mubi yazanye ubukoroni ikora iki ariko hari byinshi twagezeho nyine cyane ariko bavuga ko n'ubundi biriya twari kuzabyigezaho ariko ni nose ubu ngubu aho tugeze aho batugejeje nyine ngo aho batugejeje ngo ni ibyo bikorwa remezo nyine n'ibyo tekinoloji batuzanyemo niyo mpamvu muri kutubona kuri YouTube ni igikoresho cy'umuzungu urumva ariko nyine urumva ko nyine ni ibintu ntabwo mpfa n'abazungu nyine sinzi impamvu ugasanga ahantu muri karitsiye umuzungu yaje ibyaha bikumurika kandi abaza mu Rwanda baba ni hari ahantu iyo barebye n'umwirabura baramuyaga ikintu cyane ariko bamureba mu Rwanda cyangwa se muri Afurika umuzungu araza ibyaha biruka noneho imodoka ye bikayifata wagwana imana kuba afite uruhu rutandukanye n'urwawe nawe ni umuntu nyine ugasanga ibyo bintu ntabwo bihura ariko nyine urumva kera n'ubu ngubu ibintu byarahindutse n'ubu ngubu nanjye ndashaka yuko ikintu cyose kibaye tuba tukijyana mu rukiko kubera iki inka igukandagiye nijye kwibazwa nawe nimba imbwa utayigaburiye kujyana mu rukiko bwati imbwa yawe kubera iki imoka nijoro kandi njyewe uri kumbangamira ariko rwose arambwiye ntabwo waba gutya muri iki gihugu hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kubaho ni ukubana urumva bana neza n'amatungo nyine tutayemukira nyine ibyo byari mu bihe bya kera byari mu byo hambere ariko uzi ko kera Imana itaratubabarira ngo n'urushishi wari rukandagiraga mukabikoze icyaha ahubwo si ngo wemeze neza ko iyo utarukandagiye uba udakoze icyaha nyine utuntu tw'utwaha twatugize utuntu turi dutoya handi uhura n'akantu shota akanyamaswa kazira ubuza ariko se njye ngufitiye ikibazo hano nshaka kubaza tugeze mu ijuru aka kanya tuvugana tukagenda mu ijuru Imana ikakubwira ati bro buriya rero ukavuga ukuri Imana ikakubwira ngo bro Imana ikavuga ati nta cyaha n'iki na kimwe cyabagaho ni ikihe kintu wakwicuza tuvugisha ukuri nk'abantu bakuru utagiye ibyo kurya indimi ni ikihe kintu wakwicuza icyo nakicuza kuba natarakoze aka kanya urizamukiye wigira iwabo imungu ashaka kunkuramo amagambo mu ijuru oya ntabwo ari kugukuramo amagambo ni ikihe kintu nanjye ikimbaza nari ndakikubwira nanjye ariko noneho banza umbwire ni ikihe kintu wakwicuza yaba ibyaha byose uzi ibya bintu byose mu rusengero batubwira ngo ni ibyaha ni ikihe kintu wakwicuza ko atari icyaha reka njyewe nditonda uritonda nyine wowe vuga oya n'ubu ngubu kuba ari ibyaha turabizi ko ari ibyaha ariko se twamaze kumenya ko none ntabwo ari ibyaha nta nubwo byari n'ibyaha gusa ni iki ni ikihe kintu gusa ni nk'iki nta kintu na kimwe uri gutekereza nta kintu ndi gutekereza pe ariko nta kintu ujya gukora ubu nta kintu ujya gukora hari igihe uvuga ngo nyine twaha turi aho ariko nayo icyaha cyose aba ari icyaha cyose ni icyaha kandi ngenda bizi neza ko hari ikintu mba nkeneye wenda nka 5K bya danje wenda mvuze makeya hari igihe n'ubu ndeba y'abana none urufite nkavuga si wakoramo kanka nkatungaye ubwo nyine dosiye no kwiba bivuge neza nyine ni ukwiba ariko ntabwo mbikora nyine hari kuba utarakoze ni ukwiba yego nyine ni icyo ni ibyo ngibyo ntacyo ubwo wowe ndabizi ufite byinshi ni nka bitatu sky
tugeze mu ijuru Imana ivuze ngo nta cyaha na kimwe cyabayeho kigize kinabaho biriya byari nyine byari ibintu twishizemo ni iki wakicuza icya mbere harimo guhemukira umuntu njyewe rero njya gukora ikintu sibyo njya gukora ikintu ari nk'ukuntu umuntu agukorera ikintu cyangwa akaguha ikintu ukimukorera cyangwa se ariko buriya ngewe yose ukubeshya ibintu byose bitaza kuba ari icyaha nanjye nari guhemuka ikindi ndomewe noneho ikindi nyine ibintu by'iki n'iki hari ibintu umuntu yangaga gukora kuko ari icyaha ukavuga ati ibi bintu wazabibazwa bro ibintu wazabibazwa urangiye rero si ukubeshya tugera mu ijuru tuzajyayo twese niyo nzira twese niyo nzira tuzajyayo ikintu nari kwicuza nakoze icyo ni icya kabiri icya gatatu ntuzi icya kabiri cyo ntakikubwira ariko se kuri kwihuta ntacyo reka ndikubwira ibintu byose yego icya kabiri nari kwicuza ko ntakoze urangiye iyo ngiye kugira nyine iyo ngiye gusoma ku nzoga urumva ari icyaha ari kwinywera ku nzoga ntabwo nk'inzoga ari kuzinywa icya gatatu ni iki kigukurura ukumva ko inzoga ari nziza wazinywa mwana rukuntu nyine reka mubwire inzoga zigiye zizana ibyishimo reka mubwire ikintu nyine ngendeye ku bantu bazinywa mwana rukuntu umuntu azinywa ukabona n'ibintu ari gukora ari muzima ntabwo yareka urumva ugasanga yagiye mu yindi muda wazabigerageje ikindi icya gatatu ari nacyo cyane ari kwicuza nyine hari utuntu twinshi ujya gukora ugahita uvuga ati se ibintu ngiye kubikora byaba bifite isura mbi wambana gutya ababyeyi babibona bate ariko muri uru Rwanda mani ibyo birakonda mu Rwanda nyine n'iki se barambona gute baramfata gute ababyeyi inshuti sereje umuryango n'iki ikintu nari gukora rero tuzakivugaho ubutaha ariko dukomeze abantu nyine muri comment batubwiye ngo urumva ni iki nyine wumva icyo kintu wajya gukora abantu ngo baragifata gute na gute ese wowe ugiye mu ijuru aka kanya tuvuga bakakubwira ngo ibintu byose ntabwo byari byemewe gukorwa nta cyaha kintu wowe yavuze kwiba nyemvuga guhemuka no kwiba wavuze gufata ni ukwiba no se hari ni ukwitiza ni iby'umuryango kwitiza ubwo se wari kubona ibintu ubwo nimba wari kubona amafaranga iwanyu ukayafata ni ukwitiza wagera ahandi hantu naho ukayabona ntawe uri kukabona wari gukora kandi bitari icyaha ni ugufata ibintu byose utahawe byemere n'ukwiba njye navuze guhemuka ntacyo mwe mutubwire muri komenti wowe ni iki wari gukora ubundi ibintu bigira inzira cyane